Muraho nimukomere, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, twagira ngo dufatikanye ijambo ry'Imana ryanditse muri Luka ibice 9 umurongo wa 10. Haravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Intumwa zigarutse zitekerereza Yesu ibyo yakoze byose, arazijyana arazihererana ahegereye umudugudu witwa Betsayida. Abantu babimenye baramukurikira, arabakira avugana nabo iby'ubwami bw'Imana, n'abashaka gukizwa arabakiza. Nuko umunsi ukuze, abo 12 baramwegera bati, sezerera abantu ngo bajye mu birorero no mu ngo biri hafi bacumbike, babone ibyo kurya, kuko aho turari mu kidaturwa. Arababwira ati, muba rimwe mubagaburira. Aha hantu aya magambo Yesu yayigishirije cyangwa se yavugiwe, abigishwa bo bavuze yuko ngo hari mu kidaturwa. Ariko nubwo hari mu kidaturwa hari abantu, ubu ni ubuzima Satani ajya afata abantu b'Imana, ukabona yaguteretsemo neza, ntumenye igihe wahagereye, aho bita mu kidaturwa. Ni ukuvuga ngo mu kidaturwa ibyo ukeneye byose ntushobora kubibona, ariko aho hantu hitwa mu kidaturwa Yesu yahahagirije abantu 5,000. N'ibyo 5,000 bivugwa byahahagiye, bashobora kuba bari nk'ibihumbi nka 10, kuko ahantu Yesu yabaga ari habaga hari umuhamagaro. Icyo gihe rero babaraga 5,000. Iyo usomye izi nkuru baravuga ngo utabariyemo abagore n'abana. Kandi nimba hariho abantu bagize umugisha kuri Yesu, ni abagore n'abana. Nimba mugira ngo ndabeshya, muzagenzure mu nsengero zanyu aho muteranira, muzasanga abagore ari bo bumva. Bibiliya iravuga ngo ni urwabya rworoshye. Kuba ari urwabya rworoshye si ikintu rero wafata ngo ugikandagire, ahubwo borohera Imana kubakoreramo biroroha cyane. Hanyuma rero ngo babaza abagabo, bari kwibaza abagabo nibo bariye gusa, ngo ni abagabo 5,000 utabariyemo ngo abana n'abagore. Rero aya magambo atwigisha iki? Atwigisha ko nidusonza, nituramuka dushonje, twakagombye kwibuka ko hari 5,000 byagaburiwe, hanyuma tukabwira Imana ko inda yacu imwe itayinanira. Nibutse umukozi w'Imana umwe twasenganye, abantu bataracurika inyigisho, abantu bagiye bacurika inyigisho, ariko iyo bazicuritse natwe niko ducurama. Nuko nk'uko Satani abikora, batwigishaga gukorera Imana. Ubundi imbuto z'umukristo zisoromwa ku giti cyitwa amaturo. Umukristo wese udatura rwose ntiyibwire ngo ni umukirisitu. Umukristo rwose utazi gutanga icya 10 ntiyibwire ngo ni umukirisitu. Ibyo ni ibihe byabayeho kera, itorero ririmo umwuka wera, abantu bavuga indimi. Hari umuhungu twasenganaga ubu batuye hariya muri Sake, yari afite impano yo kuvuga indimi. Iyo basengeraga ibiryo niwe babwiraga ngo asenge, kugira ngo twumve indimi agiye kuvuga. Yavugaga ururimi ashaka, kandi yaruvuga nimba arasengera ibiryo, indwara ufite igahita imuvamo. Icyo gihe rero twari ibihe byiza. Nigeze kwicarana nawe turirimba muri korali yitwa Siyoni. Hanyuma yari nicaranye nanjye, twaricaranaga, naramukundaga, nakundaga kwicara impande ye kugira ngo naza kuvuga indimi numve. Noneho ndikumva numva aravuze ati, dayimoni ati ndakwiyamye. Ndakebuka ngira ngo ninjye ari kwiyama. Ndamubaza nti dayimoni uri kwiyamira hehe? Ati cyanjengereje, ati cyangejeje kure. Ntise nyine iri hehe? Arambwira ati ejo ntifite inkoko. Ati yarari kunyoshya ngo ntayitangaho icya 10. Ati ubwo rero ndi kumwiyama ngo mve impande. Abana b'Imana rero bo niyo amajwi ya Satani aje barayamenya. Niyo bakoze icyaha bamenye ko bakoze icyaha, bakamenya ko bacumuye. Ubundi gukiranuka ntabwo ari ukudakora ibyaha, ahubwo niyo ukoze icyaha ukamenya ko wacumuye, ukamenya ko wakoze icyaha ukacyatura, nabwo ukiranutse, Imana ibikubashishije. Noneho rero uwo mugabo yari umuprofeseri, n'umudamu wari umuprofeseri, kera mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi.
abantu washoboraga kuba mu kazi ugakora n'umwaka utarahembwa cyangwa n'imyaka 2 igashira, niho mwajyaga mwumva ngo habagaho ibirarane n'ibiki byose, noneho ukaba wakora ukwezi kugashira udahembwe, ntugire icyizere ukavuga uti sinzahembwa. Noneho rero yari afite amafaranga 300, hanyuma bageze mu gihe cyo gutanga amaturo, amafaranga aragenda, ngo yumvaga ngo bari buyaguremo ubugari ngo n'indagara bagashobora kurya saa sita. Yumva ijwi rimubwira ngo genda uture ayo maturo. Hanyuma amaturo y'amafaranga aragenda arayatanga 300. Amaze kuyatanga agira ikibazo, aravuga ati se ubu ninza gutaha madamu akayambaza ndabigenza nte? Yigira kwitemberera kugira ngo aze gutaha bwije. Hanyuma umudamu atashye aramutegereza aramuheba, bugorobye afata inzira yo gutaha, ahura na marayika w'Imana. Ntabwo bakavamahanga aribo bagiye bahura n'abamarayika, hari n'abandi bagiye bahura nabo n'uyu munsi kandi bahura nabo. Hanyuma ngo ahura na marayika arasunika ingorofani iriho ibiro 100 by'ibirayi n'ibishyimbo, ngo yabigeretse hejuru, n'ifu y'ubugari n'isamake zitwa ikibonde, murakizi mwebwe cyane cyane abatuye mu mijyi, cyane ko murya neza. Noneho ngo aramubaza ati igihe nagushakiye nakubuze. Undi ati se washakiye he? Yamureba akabona ntabwo amuzi. Noneho nibwo yamubwiraga ati ibi bintu rero nibyo nari nkuzaniye. Hanyuma ati dore imodoka iraje. Icyo gihe bagendaga mu makamyoneti, hanyuma abishyira mu ikamyoneti arabijyana, amuhereza n'ibihumbi 5 byo hambere. Aramubwira ati nugera hafi y'urugo urebe abantu babigusunikire ku ngorofani. Yaratubwiye ati natangajwe nuko nageze hafi y'urugo, ati mpasanga ingorofani haparitse, ati nuko barabipakura babishyiraho, ati madamu ambonye yari yandakariye, ati aravuga ngo mubabarire, ngo nimubabarire, ngo yari yanyibajijeho, ngo ntabwo yari azi ko nagiye kubahahira. Ati se mbahahira byahe? Ati nabugingo n'ubu uwo mugabo sinindamenye iyo yavuye, yari marayika w'Imana. Ni byinshi Imana ikora, muribuka igikona cyagaburiye Eliya. Rero nshuti z'Imana, Imana ikora ibitangaza. Nigeze kugira ibihe byiza, nkajya ntanga amaturo akagaruka mu mufuka, naba natuye amafaranga akaza kugaruka. Hari n'igihe niyumvaga nzabihinduramo ubucuruzi, nkavuga n'abandi bajye bayatanga, ngewe ayanjye yazajya agaruka, ariko Imana irambwira ngo ninkagerageza Imana. Rero nagira ngo mbabwire, urashobora kuba ushonje cyangwa se ufite ikibazo cy'amafaranga, hari ahantu ahishwe utabona, Imana ikurangira inzira. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'aya magambo, ushyigikira ubugingo bwacu, abananiwe, abafite inzara ubaramburira amaboko, ubaha ibyo kurya, wagaburiye abashonji, uhaza abantu 5,000. Ni abantu benshi cyane, nta resitora twari twumva yakira 5,000 ku munsi umwe. Mwami, ariko rero ubwo ukora iyo mirimo, natwe dukorera imirimo, yikorere na bene data. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.